munyemerere mbifurize kugira ibihe byiza cyane mwe mwese by'umwihariko mwe mukunda gusoma ndetse no kumva ibyanditswe mu bitabo. Munyemerere mvuge mu izina ry'umwanditsi w'ibitabo witwa Hakizimana Dieudonné d'Amour. Hakizimana Dieudonné d'Amour arabashimira cyane uburyo mwakunze ubutumwa bukubiye mu gitabo yabagejejeho cyitwa gukira bishobokera buri wese ariko biraharanirwa. Kiriya gitabo mwakunze cyane haba bacyumvise mu buryo bw'ijwi ndetse n'abagisomye mu buryo bw'impapuro ibyo bita hard copy, nagira ngo mbabwire inkuru nziza. Kiriya cyari umuzingo wa mbere. Ubu noneho Dieudonné d'Amour Hakizimana yasohoye ikindi gitabo yise Ushaka Inka Aryama Nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Iki nacyo rero ni umuzingo wa kabiri ufitanye isano kandi n'umuzingo wa mbere mu butumwa bukubiyemo. Uwo muzingo wa kabiri niwo ngiye kubasomera mu buryo bw'ibyiciro nk'uko twabikoze ku muzingo wa mbere. Gusa reka mbanze mbibutse ko kwandukura ibiri muri iki gitabo cyangwa se gukoresha uburyo bwo kubifotora bigomba uburenganzira bwa Dieudonné d'Amour Hakizimana. Mbifurije kuryoherwa ndetse no gushyira mu bikorwa ubutumwa bukubiye muri iki gitabo Ushaka Inka Aryama Nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Nitwa Uwiringiyimana Patience. Munyemere rero mvuge mu izina ry'umwanditsi cyangwa se mvuge mu mwanya we mu bijyanye no gusoma kino gitabo. Muvandimwe, kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ivugwa muri iki gitabo nise Ushaka Inka Aryama Nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Ubanza usome ikindi gitabo cyakibanjirije cyitwa Gukira bishobokera buri wese ariko biraharanirwa. Aha niho ushobora gukurikirana neza amahame avugwa muri uyu muzingo wa kabiri. Uyu muzingo wa kabiri utangirira ku ihame rya gatanu rikurikira yandane usanga mu gitabo cya mbere. Muvandimwe, ibihe turimo cyangwa se tugiye kwinjiramo kubera ubukungu bw'isi bwasubiye inyuma kubera icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Ihungabana rikomeye ry'ubukungu n'umurimo bikaba bigiye kugira ingaruka mbi ku musaruro w'ibicuruzwa na serivisi, kandi biri no kubangamira ishoramari ryaba iry'imbere mu bihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga. Ibi bizatuma igabanuka ry'imirimo ndetse n'umubare w'abakozi ugabanuka bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Abantu bahembwa umushahara bo bazagabanuka cyane ndetse bamwe muri bo bazanabura n'akazi burundu. Nubwo abantu benshi bagize igihombo gikomeye ku bucuruzi bwose, haba ubw'imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Twavuga nk'ubucuruzi bujyanye n'ingendo zo mu kirere, ni ukuvuga ikoreshwa ry'indege. Twavuga kandi nk'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli, imikino ndetse n'ibitaramo by'imyidagaduro. Ibi ni nako bizazana gahunda nshya yo kubikoramo nyuma ya COVID-19. Iki gihe kiduha amahirwe menshi yo gukora twikorera dushishikaye kugira ngo natwe tubeho neza mu bukungu abandi badutanze. Mfite inzozi kandi n'icyizere ko niduharanira uburenganzira bwacu kandi tukigisha abana bacu ko gukora ari ukwikorera kandi kari n'inshingano zacu zo kuzamura igihugu cyacu ndetse na Afurika, twazagaruka ku mwanya twahozeho mu gihe cya kera mbere y'ivuka rya Yezu. Izi ni inshingano z'umunyafurika wese afitiye igihugu cye umugabane atuyemo, kuko ari byo byaduhaye kuba abo turi bubu. Waba ubizi cyangwa utabizi, iri ni ideni ufitiye abasekuruza bawe ndetse n'abazaguturukaho bose. Niba ufite cyangwa ugejeje imyaka 18 y'ubukure, wemerewe gushaka akazi kakuzamura mu nyungu, haba mu nzego za leta ndetse no kwikorera. Ibi bivuze ko ufite uburenganzira uhabwa n'amategeko agenga umurimo yemera ko kuri iyi myaka umuntu yemererwa gushinga ibikorwa bitanga akazi ku bantu barenze umwe. Mu gihugu cyacu cyangwa se muri Afurika, ni abantu bakeya bashyira mu bikorwa cyangwa se bagafatirana uburenganzira bahabwa bakabushyira mu bikorwa. Umurimo uzahora ari umurimo kandi w'ingenzi ku isi hose, kuko niwo uhamya ubusugire n'umutekano bw'igihugu, ukazamura abawukora mu mibereho myiza, ubuzima n'umutekano mu by'ubukungu. Muvandimwe rero, nkwijeje imbere y'Imana ko nuramuka ukurikije ibyo tuvuze hano haruguru ukabigira ibyawe, nta kizakubuza kugera ku ntego yawe. Waba ushaka kuba umuhinzi, umworozi, umucuruzi, umukozi wa leta, kwikorera ku giti cyawe, gukorera abandi, iki gitabo ni icyawe. Ariko kandi ntuzibagize ko niyo wamenya ubwenge buhanitse na tekinike mu gutsinda ibitego, ariko watera ishoti nturitere mu izamu, nta gitego uzatsinda mu buzima bwawe. Reka noneho twinjire mu bigize iki gitabo, duhere ku ihame rya gatanu rivuga ko imyitwarire ari cyo kintu gikomeye mu bintu byose. Impinduka zihambaye zambayeho mu buzima bwanjye zanyeretse ko iyo uhinduye imyumvire ikurimo mu mutwe wawe, bishobora guhindura imiterere y'ubuzima bwawe igaragarira abandi.
Iyo abantu bateye imbere vuba vuba bakagera ku bintu bikomeye mu gihe gito gishoboka kurusha abandi, bafatwa nk'abanyamahirwe. Igihe cyose umuntu ageze ku isonga ry'ibikorwa bye kandi agatunganya ibintu bifite agaciro mu buzima bwe, abatabasha kugira ibyo bageraho bafata intsinzi ye nk'amahirwe. Iyo wihaye gahunda ihamye, ugategura ejo hazaza hawe, ukirinda gutekereza ko hazakwizanira, utangira kurushaho kunguka ubumenyi no gutera imbere. Abantu bagakeka ko ari amahirwe kandi ari ibitekerezo byawe n'amaboko yawe abikugejejeho. Impamvu nyamukuru ituma wafata aya mahame avugwa muri iki gitabo ukayinjiza mu buzima bwawe, ni uko uyakurikije warushaho kugera ku byo wifuza kandi ku buryo bworoshye kuruta ko wamara imyaka n'imyaka kubiharanira nta mahame ugendeyeho. Akaba ari nayo mpamvu imyitwarire yawe izaba ariyo nk'inkingi y'urugendo rwawe rugana ku bukungu wifuza. Ibyo bikazagaragarira mu mubano n'abandi, mu rugo rwawe cyangwa se mu bavandimwe bawe. Iyi myitwarire ni ireme ry'ubumuntu bwawe, ni ukuvuga uwo uri we, imyitwarire ugaragariza isi ndetse n'abo musangiye kubaho no gukira bose. Urukundo, ifatizo ry'amahirwe. Ihame ry'urukundo ritubwira ko uko abantu barushaho kugukunda ari nako barushaho kukwisanzuraho, bakanarushaho kugufasha kugera ku ntego wiyemeje. Abantu bakunzwe cyane usanga ari nabo bakomeye muri gahunda zitandukanye. Imyitwarire yuje ibitekerezo bya kigabo byanze bikunze iganisha ku ntsinzi mu byo wakora byose. Hari imvugo ya kera cyangwa se hambere ivuga ngo icyerekana uko uhagaze si ubushobozi ufite, ahubwo ni imyitwarire yawe. Igihe cyose ugaragara nk'umunyakuri, umuntu ushyira mu gaciro, abantu bazakwiyumvamo baguha amahirwe abandi badashobora kubona. Ikiremwa muntu kirangwa cyane n'amarangamutima. Mu gufata ibyemezo dushyira imbere amarangamutima, inyurabwenge ikaza nyuma. Kenshi turangwa n'amarangamutima mu bihe bitandukanye no mu mishyikirano tugirana n'abandi. Iyo ugereranyije inyurabwenge n'amarangamutima, usanga buri gihe amarangamutima ariyo ahabwa intebe. Mu by'ukuri iyo ushaka kugira amahirwe nyayo kandi arambye no kugira imibereho izira amakemwa, usabwa kwimiriza imbere ubumuntu bugaragaza umusemburo wo kwigirira icyizere, bunatuma kandi abantu bakwishyikiraho aho waba uri hose. Ikindi kandi ni uko ubumuntu nyabwo iteka bugaragazwa n'uko witwara mu bandi. Ushaka inka aryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Hari ikintu udashobora guhisha. Mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu zindi ndimi izo arizo zose, attitude cyangwa se imyitwarire mu kinyarwanda niryo jambo rifite akamaro kurusha ayandi yose. Imyitwarire y'umuntu ifatwa nk'amarangamutima rusange ku ari we wese no mu gihe icyo ari cyo cyose. Imyitwarire nicyo kintu abantu bahita bakubonaho. Ikugaragaraho ku maso, ikagaragazwa n'uko ijwi ryawe ryumvikana ndetse n'uko uca amarenga ukoresheje ibice by'umubiri wawe. Mu mishyikirano iyo ari yo yose abantu bagirana, imyitwarire ihita igaragara. Imyitwarire y'umuntu igira ingaruka ku bamuri hafi kandi bakabigaragaza vuba cyane. Iyo abantu bakubonamo umugabo, bakakwishimira, bakanagukunda, birangira nabo babaye abagabo bishimiwe ndetse banakunzwe. Tekereza nawe abantu babiri bakora umurimo umwe ariko mu gihe gitandukanye. Umwe muri bo aranezerewe, agaragaza urukundo kandi yishimira abantu. Undi we ntaseka namba, afite agahinda kandi ntatekanye. Ukeka ko muri abo bombi ari ndabakiriya bazumva ko amarembo akinguye ngo bamugane? Niba se hari icyo wifuza kugura cyangwa se hari umurimo wifuza gukorana n'abo bantu, uzahitamo nde? Ukeye ku mutima cyangwa ufite mukushi? Korana n'abandi. Ku kazi cyangwa se mu ishuri, kubana neza n'abandi mu gufashanya, ukaba umwe muri bo, ako niko kamwe mu turango tugaragaza umukozi cyangwa umunyeshuri bemera kurusha abandi. Mu nyigo nakoze ku musaruro w'ibigo, byagaragaye ko abantu baganzwa n'ubushobozi buke mu kubana neza n'abandi. Yemwe no mu gihe akazi kabaye gake, babandi bafite imyitwarire idahwitse nibo birukana mbere. Iyo bibaye ngombwa ko abakozi bose bahagarikwa, ba nta makemwa cyangwa se babandi babanye neza na buri wese bagenda nyuma. Kandi iyo mwene abo birukanywe ku mpamvu iyi n'iyi, ni nabo baba banyambere mu gusubizwa mu kazi, bagahabwa umukoresha wabo wa nyuma cyangwa se n'undi uwo ari we wese. Kimwe mu bizakwereka ko hari aho ugana ni uko uzaba ukunzwe cyangwa se unashimwa na buri wese mu bo mukorana. Icyo gihe rero nibwo wongererwa amahirwe mu kazi ndetse ukazamurwa mu ntera. Uzahembwa amafaranga menshi kurusha mbere ndetse uhabwa inshingano zisumbuye kuzo wari usanganywe.
Iyo ufite imyitwarire ishingiye ku bitekerezo bya kigabo, ikivamo ni uko abantu bakuri hafi, abakuruta, aburuta ndetse n'abo muri mu kigero kimwe bakwifuriza gutera imbere byarimba bagakora uko bashoboye ngo bagufashe kubigeraho. Umuntu urangwa n'imyitwarire izira amakemwa ashobora gutera imbere mu myaka 2 gusa, mu gihe ufite imyitwarire idahwitse yabigeraho mu myaka 10 cyangwa se 20. Twese tugura ibicuruzwa ku bantu twishimiye, tukanakorana n'abantu twishimiye kandi bituma tunezerwa igihe turi kumwe nabo. Ikindi kandi nuko amagambo n'imico yawe bigengwa nuko wisuzuma. Icyakora intambwe nyayo ukwiye gutera no gusuzuma amagambo n'ibikorwa byawe, hanyuma ugaharanira gukora icyo ari cyo cyose kigira icyo kikungura. Haranira buri munsi kwitwara uko wifuza, kumvikana mu bitekerezo no mu magambo y'abantu. Ushaka Inka Aryama Nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Iki nicyo gitabo turimo gusoma. Gufatanya n'abandi bituma mugera ku ntego yanyu vuba kurusha uko wakora wenyine. Ibi bisaba ubwitange bwa buri wese uri mu bufatanye no kumenya intego yanyu mushaka kugeraho. Kugira ngo umuntu abashe gutera imbere vuba byihuta, akenera gushyira hamwe ikipe y'abantu bazamufasha kugera ku byo yifuza, bafite ubumenyi butandukanye. Kugira ngo abo bantu nabo babashe kwishimira kugufasha, bakenera ko bagira uruhare mu nyungu zizaboneka mu gikorwa murimo, kandi ibyo bigakorwa mu buryo bweruye kandi bitagize uwo bibangamira. Ikintu cy'ingenzi mu bumuntu bwawe. Kwihesha agaciro ni ikintu cy'ingenzi ngo ube umuntu nyamuntu. Uburyo wiyumvamo gushyira mu kuri nibyo byerekana kurusha ibindi byose uwo uriwe mu bandi. Kwiha agaciro bisobanurwa bitya: wikunda bingana iki? Uko urushaho kwikunda no kwiyubaha, niko urushaho gukunda no kubaha abandi nabo bakabikugirira. Ibyo umuntu akora cyangwa se avuga ngo yubakana arwanira ukwihesha agaciro ke, byongera imbaraga mu myitwarire ye no mu mibanire ye n'abandi. Bivuga ngo uko ugaragara mu maso y'abantu ni indorerwamo y'ibyo uhatse cyangwa se ufite muri wowe. Uko ugaragarira abantu mu mibanire ni isura y'agaciro nyamuntu wibitsemo. Kugira ibitekerezo bizima birasa cyane no kugira amagara mazima, byombi bisaba imyitozo ihoraho ndetse no kubitekerezaho bihagije. Uko ukora imyitozo y'umubiri kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze, ni nako imyitozo y'ubwonko nayo ituma utekereza neza. Kubaka imikaya y'umubiri, iyi ngiyi bita muscles mu ndimi z'amahanga, bisaba kuyikoresha umunsi ku wundi. Naho imikaya y'ubwonko, inzego zo kwihesha agaciro, kwiyubaha no kwigirira icyizere, byo bikubakwa mu kubikoresha mu buryo bwihariye. Kubaka ndetse no gushyigikira bya nyabyo ubuzima n'imbaraga z'umubiri bigusaba kurya neza no gufata buri gihe amafunguro akungahaye ku ntungamubiri. Ni muri urwo rwego rero ubwonko bwawe ubugaburira ibitekerezo byiza umunsi ku wundi kugira ngo unezerwe, wumve ko ibyiza biri imbere, urumve ko icyo washaka cyose wakigeraho uko byamera kose. Kugira gahunda y'ibitekerezo bizima. Tumaze kuvuga ku bijyanye na gahunda y'imyitozo inyuranye ituma ubwonko bukora neza. Reka noneho dusubize amaso inyuma turebe zimwe muri izo gahunda. Icya mbere, kugira ngo urandure burundu amarangamutima agayitse, amarangamutima y'umujinya, ishinja, ishyari, kwigira umwere no kwikunda, bigusaba gufata icyemezo ugishije umutima inama, ukemera gufata 100% inshingano z'ubuzima bwawe, icyo uri cyo cyose ndetse n'icyo uzaba igihe cyose. Ibi ugomba kubyiremamo utajegajega, wirinda guhora wisegura, wisobanura ndetse no kugira icyo ushinja uwo ari we wese. Wowe ubwawe ugomba kwibona nk'ingufu shingiro z'uyu munsi n'ejo hazaza hawe, wumva ko uri mu mwanya wawe kandi kuri icyo uri cyo kubera ko wabyihitiyemo, ndetse no kubera icyemezo wifatiye ku giti cyawe kandi ukumva ko wabihagararaho kuko ari wowe wabyihitiyemo. Icya kabiri ni uko mu buzima bwawe ugomba kwibonamo nyamwete aho kwibonamo nta mwete. Ugomba gutuma ibintu bikorwaho kugira ngo utegereze cyangwa wizere ko bizaba bikorwa n'undi. Ugomba kwibonamo kuri ku isonga ry'impinduka aho kumva ko uzinzikajwe n'impinduka. Uramenye ntukinube kandi uramenye ntugatanga ibisobanuro. Niba hari ikintu kitagushimishije mu buzima, gira icyo ugikoraho. Ariko kandi ntukemere ko amarangamutima agayitse ateza ibibazo mu bunyamuntu bwawe cyangwa ahume icyerekezo cyawe. Icya gatatu, muri buri gice icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bwawe ugomba kugaragaza intego zawe ushaka kugeraho. Kugira ngo izo ntego zigerweho ugaragaza igenamigambi ryanditse kugira ngo utabyibagirwa. Buri munsi ugomba kugira icyo ukora ku ntego z'ingenzi zawe.
ugomba guhorana ishyaka ryo kureba imbere hawe heza kuko bizagutera ingufu n'ibyishimo mu rugendo utangiye. Ugomba kandi gushyigikira iterambere riguha ingufu n'ubwisanzure. Ibyo ukabikoraho agaciro ibigufitiye umumaro, ibitagutwara umwanya, bigutesha umutwe cyangwa ibitarenze ubushobozi bwawe. Uru ruhurirane rushamaje rwo kwemera inshingano zawe zuzuye ndetse n'igenamigambi ryanditse kandi risobanutse rukubera umusingi cyangwa se urufatiro byo bita foundation mu ndimi z'amahanga, rukaba urufatiro wubakiraho ukagera kure hashoboka. Ibi bikorwa byombi bituma wiyumvamo bidasubirwaho imbaraga kandi bikagushoboza kurema ejo hazaza hawe. Icya kane ni uko umenya ko ubwenge n'ubumenyi nazo ari imfunguzo zituma wishyura ukizana mu bijyanye n'ubukungu. Icyo ubibye nicyo usarura. Uko urushaho kunguka ubwenge mu bikureba ni nako urushaho kunguka uburyo cyangwa se amayeri, ibyo bita strategy mu buryo bwo gukoresha ubwo bwenge. Umuntu aharanira iteka kunoza ibyo akora kandi buri munsi agenda agira ubuzima buruta ubwo yari arimo. Ngira ngo birazwi ko niba ibintu bitagenda neza ngo bitere imbere, ubwo nyine biba biri kuzamba. Muri make biba birimo birasubira inyuma. Icya gatanu, umenye ko kuba igihangange mu byo ukora, kuzirikana ubumuntu bwawe muri ibyo ukora nabyo ni intsinzi. Kandi nibyo bigufasha kugera ku ntego wiyemeje, ari nabyo abantu bitiranya n'amahirwe. Kugira imitunganyirize myiza y'ibyo ukora igukingurira imiryango yose ishoboka kandi igatuma ugira umusaruro w'amafaranga atubutse kandi akwiriye. Icya gatandatu, kugira gahunda yo gutera intambwe bwite y'ubuzobere bwongerwa no gusoma ibitabo, gutega amatwi ibiganiro, kwitabira amasomo n'amahugurwa ndetse no guha umwanya icyo ari cyo cyose gituma wiyungura ubumenyi n'ubuhanga. Uko urushaho kunoza imikorere ugendeye ku bumenyi shingiro bukenewe ngo wese imihigo, ni nako urushaho kwigirira icyizere no kwiyumva mu bushobozi. Kugera ku cyo wiyemeje si impanuka. Amahirwe ni ijambo rikunda gukoreshwa mu kumvikanisha ko ibyiza bishyikira abantu baharanira kunoza ibyo bakora kandi batera imbere. Icya karindwi ngira ngo kiruta n'ibindi byose ni uko akenshi utekereza kuba igihe kinini ari nawe uba. Niyo mpamvu ugomba kwiha umurongo ngenderwaho cyangwa se discipline, ugatekereza iteka ryose ibintu ushaka kuba cyangwa se ibyo wumva ko byagufasha. Ukirinda gutekereza ibintu udashaka cyangwa se birangaza ubwenge bwawe bikakujyana mu bitaguhaye agaciro. Shyira ubwenge ku gihe kugira ngo ugere ku ntego. Hariho urwunge rw'ingamba zihamye mu gushyira ubwenge ku murongo, bityo bikaguha kugira imyitwarire ihwitse no kurushaho kuba ingirakamaro. Buri imwe muri izi ngamba uyifashe cyangwa zikoreshejwe zose zizakubaka kandi ndabikwijeje. Iyo uzikoresheje zose uko zakabaye bigushoboza kwihagararaho ndetse no gutera intambwe idasubira inyuma. Iri ku isonga muri izi ngamba ni ugukoresha buri gihe amagambo y'ukuri nyako kandi meza mu gusohora ibitekerezo. Ukumva ko ibyiza biri imbere kandi ugaharanira kuba inyangamugayo buri munsi. Mu by'ukuri 95% by'amarangamutima yawe biboneka mu kwiganiriza wowe ubwawe, mu buryo wigisha cyangwa se wigira inama isaha ku isaha umunsi ku wundi. Iyo ubasha kugenzura no guha agaciro ikiganiro ugirana nawe ubwawe, ubasha no kugenzura ibitekerezo byawe, amarangamutima yawe, ibikorwa byawe ndetse n'ejo hazaza hawe. Ibi nibyo nita urugendo rw'ubugishanama. Uko ugisha umutima inama nuko wibonera ibisobanuro byimbitse by'ibintu, bigaragaza uko wumva cyangwa ubona ibikorerwa aho ubarizwa biteye. Mu yandi magambo, icyerekana cyangwa se igituma ufata umwanzuro cyangwa ibyemeza ibi n'ibi mu buzima bwawe si ibiba byakubayeho, ahubwo nuko wowe wisobanurira ibyakubayeho. Iyo utagisha umutima inama cyangwa ngo utekereze ku byifuzo byawe ngo ushungure urebemo ibyiza n'ibibi, ugira ya kamere gutera gutekereza ku byo utifuza ko byakubaho. Bishobora kuba abantu, ibintu, ibyo ari byo byose bikubangamira cyangwa se bigutera umutima mubi no kutumva umerewe neza. Iyo utabashije kugenzurana ubushishozi ubwenge bwawe, ntiwerekeza ibitekerezo byawe ku cyo ugamije, birangira bya bitekerezo bigutwaye mu byo utifuza. Bikazarangira ntacyo ugezeho, kuko ariko bigendekera rubanda nyamwinshi batuye kuri iyi si turimo. Ihame ryo kugendera ku magambo meza kandi y'ukuri ritubwira ko ingingo zigaragaza ukuri nyakuri zigarukwaho inshuro nyinshi mu mutimanama wawe, byanze bikunze zifatwa nk'aho ari zo zigenga cyangwa se umushoferi w'ibiri mu ndiba y'ubwenge bwawe. Intego iyo ari yo yose cyangwa se gahunda iyo ari yo yose winjije mu ndiba y'ubwenge bwawe ihita igufasha kubona ibyo wifuza cyangwa ikaba igikoresho aho uri cyangwa se aho utuye. Intego nshya wishyizemo yongera umusemburo mu mikorere yawe, ikongera kugira amakenga no kwisanzura ku bantu.
kugira ibitekerezo ndetse n'imikorere igufasha kujya mbere. Ituma kandi abantu, inshuti zawe, abavandimwe bakubonamo impinduka zituma bakwiyegereza. Ibyo rero bigushyiramo amaraso mashya bikarushaho kwihutisha kugera ku ntego zawe. Iyo ufite ukuri nyako, ubushobozi bwawe ntibugira umupaka, ushobora kwishyiramo uko wifuza kumera bigakunda. Niba hari amagambo ashobora kugira ingufu kuri iyi si, ni amagambo umuntu yibwira ubwe kandi akaba anayemera. Amagambo abaho yuje ukuri gufite intego wakwifashisha wubaka kwihesha agaciro no kwigirira icyizere n'ayakurikira. Ndi uwa mbere, si ndi uwa nyuma. Ndikunda kandi ndi uwa mbere. Nta wundi muntu kuri iyi si dusa. Ndi uwa mbere mu buryo ubwo ari bwo bwose. Cyo ngaho rero haguruka wikubite mu gituza, usubiremo inshuro nyinshi aya magambo. Igihe cyose witekerejeho, waba uri mu kazi, mu modoka, mu murima, mu nzu iwawe, fata umwanya wibwira aya magambo. Iyo uteruye ukavuga uti ndi uwa mbere, ndikunda, bishobora kutakorohera kumva utekanye muri wowe. Ushobora kwibaza uti ahari aya magambo ni uburyarya. Ibi bibaho kuko imyaka umaze wibwira ko ntacyo uri cyo ni myinshi. Kugira ngo rero bisibangane mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe ndetse no mu mutima wawe, bizafata igihe kitari gito ngo umutima n'ubwonko bwawe bufatiye interuro nshyashya ubizaniye. Aha niho uzatangira kubona ibintu bihinduka impande zawe umunsi ku wundi. Inama nakugira ni ukubyuka mu gitondo ugatangira umunsi wawe uvuga aya magambo. Ndi muzima, ndishimye kandi nshimishijwe n'uwo ndi we, ndetse n'uwo ngiye kuba we mu minsi iri imbere. Uko ugenda ubicamo ubona ko ubutumwa buganisha ku kuri kandi bwiza, byo bita positive, usanga buba buhanganye n'ubutumwa budahwitse cyangwa se ubutumwa buri negative buba bwanzwe mu ndiba y'ubwenge. Ibyo bigatera imihangayiko muri wowe. Nyamara iyo usubiyemo ayo magambo meza y'ukuri nyako, uti ndikunda mu buryo ubwo ari bwo bwose, hari igihe indiba y'ubwenge bwawe yakira aya magambo nk'amabwiriza mashyashya yo kugenderaho. Noneho ugatangira kumva, gutekereza no gukora nk'umuntu wihesha agaciro bya nyabyo. Uko urushaho kwikunda ni nako urushaho gukunda abandi. Icyo gihe uhinduka umugabo nyamugabo, kandi uko urushaho gukunda abandi nabo barushaho kugukunda bakifuza ko mwafatanya. Bihera rero mu kwihesha agaciro kwawe. Ukundi kuri gufite imbaraga kugaragazwa n'aya magambo. Ndi igitangaza, ndi igitangaza, ndi igitangaza. Aya magambo asubirwamo kenshi igihe cyose witekerezaho, ugatekereza ku kazi kawe, ukagisha umutima inama mu magambo akomeye kandi y'ukuri kuri igitangaza. Kandi koko uhinduka igitangaza. Buri gihe jya wiyumvamo kunoza ibyo ukora. Ikindi ni uko ugomba gutangazwa no kwibwira bene aya magambo, ariko buhoro buhoro ukanezezwa n'ubwo butumwa bushya. Kandi iyi ibibaye intangiriro y'ukuri, ubushobozi bwawe bukiyongera umunsi ku wundi. Uburyo nyabwo bwo gushyira mu kuri ni uko buri munsi wajya uterura usubiramo aya magambo. Ndanezerewe, mfite ubuzima bwiza, ndi indashyikirwa. Igihe abantu bakubajije niba bigenda, buri gihe ugomba kubasubiza wemeza ugira uti birahebuje, cyangwa uti ni byiza cyane. Vuga kubikureba, kubireba ubuzima bwawe ukurikije uko wifuza uko bwamera. Wirinde kubitekereza mu buryo bw'ubwabyo byabaho. Wibuke ko mbere y'uko ubinyuramo ugomba kubanza kubyinjiza mu ndiba y'ubwenge bwawe, bukumva yuko rwose byarangije kubaho. Umunsi umwe ndi muri leta ya Massachusetts, aho nari mu mahugurwa muri Howard University, nahuye n'umunyamerika mu iduka bahahiramo ibintu bitandukanye. Yaransuhuje ati bite, amakuru ki? Nanjye nti ni meza. Naye ndamubaza nti amakuru yawe? Ahita asubiza ati njyewe ubu ndimo kuba mu buzima bw'indoto zanjye. Nahise numva mbaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba, kuko sinumvaga ko hari umuntu ushobora gusubiza gutyo. Ikibazo nahise mubaza nti kagira inkuru, bimbwire neza. Ubwo anganiriza ukuntu yatangiye urugendo rw'ubuzima bwiza, ko kandi agifite ibindi atarageraho, ko nabyo azabigeraho byanze bikunze. Ikintu cyose kugira ngo kikubeho ugomba kubanza kucyishyiramo ko bigomba kuba byanze bikunze. Nanjye uyu mugabo rero yampaye inyikirizo, nanjye mbayeho mu buzima bw'indoto zanjye, kuko kera nabonaga abanditsi cyangwa se abanyabwenge bandika ibitabo nk'abagirira ishyari ryiza, ariko nabigezeho kandi n'ibindi birimo biraza. Igihe rero ukora utiyumvamo ukuri n'umunezero, kora nk'aho ubifite, byihambireho kugeza bishobotse. Indiba y'ubwenge bwawe ikora nka mudasobwa, kandi nigenzura imyitwarire, ubumuntu, amarenga, amarangamutima, ikigero cy'umunezero, kwizihirwa ndetse n'imbaraga za muntu. Nta bushobozi igira bwo kwitekerereza cyangwa se kwifatira imyanzuro.
yemera rwose guhabwa amabwiriza. Niyo mpamvu rero umutimanama wawe ufatwa nk'umukozi wo mu busitani, ni nayo ndiba ushobora guhingamo indabo cyangwa se urwiri byose bikamera. Cyakora ikibabaje, iyo udahinzemo indabo ubusitani bwose bwuzuramo urwiri. Ibitekerezo bibi bijye bisimbuzwa ibyiza. Itegeko ryo gusimbuza ibibi byiza ni rimwe mu mahame akomeye cyane yo kwesa imihigo igihe utegura ejo hazaza hawe. Abantu benshi badutangarije ko gusobanukirwa n'iri hame byahinduye ubuzima bwabo bwose. Iryo tegeko rivuga ko umutimanama wawe ushobora gukomatanyiriza hamwe igitekerezo kibi n'icyiza, noneho wowe ukihitiramo. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora gusimbuza igitekerezo kibi cyiza. Ibi ni uburenganzira bwawe kandi ntawe ushobora kukubangamira mu mahitamo yawe. Uko utekereza n'uko wiyumvisha ibintu, uko ukora ibintu n'uko ufata imyanzuro, iteka biba byatanzwe n'amahitamo wagize. Kunezerwa cyangwa kugira agahinda, kugira ubuzima cyangwa gucya ku maso, kwishima cyangwa kwiheba, ibyo byose bikubaho ari uko wabihisemo, wabihaye umwanya muri wowe. Iyo ukoresha ukuri gufututse, umutima wawe uhora mu gitereko kandi ukaguma mu murongo w'ibigushishikaje kandi wifuza. Ushobora guhitamo gutungisha ubwenge bwawe ubutumwa bufututse bugira icyo bukungura mu buzima, aho guheranwa n'ibigukururira umubabaro ndetse n'agahinda. Iyo ukoresha ukuri bigufasha kugenzura no guteza imbere imyitwarire yawe mu bandi. Ushobora gukumira ibitekerezo bibi igihe cyose ukabisimbuza ibitekerezo bikuganisha ku ntego wiyemeje. Nk'uko nabivuze haruguru rero, ibi ni uburenganzira bwawe guhitamo icyo ushaka, ni wowe ubikora, nta wundi ubigufashamo. Waba ubizi cyangwa utabizi, ingaruka z'amahitamo yawe nizo zikugize uwo uri ubu.